iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose. Abantu basabye akazi bari 1,100,000 birenga, akazi gahabwa abantu 3,000 gusa. Hanyuma ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'insengero, abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe, ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, ibisengero, wagiye mujye guhinga, mworore, mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi. Churches ahantu hose ziri, ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, tudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha, naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga, bajye basengera mu rugo rwose. Irisenga abanyafurika mwara. Niba munyemera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo, ejo bundi mwagabiye Emile wa Katari inyambo, Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official. Ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho? Bizakorwa ryari? Muzabitekerezeho mwebwe. Muzabitekerezaho mubikore. Njye mfite inyambo ndazitunze, ndishimye. Uko muzazigenza migirire gute, ibyo birabareba. Yes, njye nzatunga ngabe nishime nyambo, ko ari amateka yacu se. Mwe mukora akazi ko ibyo birabareba. Muzabishyiremo. Nakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Mama wa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga, kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije, mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique, byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora iyi mihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Icyambere kitari n'iki kibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki. Ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo
byadufasha ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique niba naho twaharebaga cyane tukagabanya ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi icyo kibazo kimaze igihe ndibuka ko kigeze kuganirwa abantu bagifatira ingamba z'ukuntu ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye kuko ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze ejo dufite cabinet meeting rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira hari uburyo bugomba kuba buriho ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitakutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu hagomba kuba hari uburyo ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini harimo inyungu nini ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bireba nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu byose ushobora kubishyiraho rwose taxi ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique nashyiraho taxi ariko byagera kubivana uzana plastique ayivana hanze nka kuba kabiri ibyo byose birashoboka hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique kuko bimaze imyaka 20 ngira ngo bya plastique bikora ntaho mbona byahungabanije igihugu mu mikorere cyangwa iki nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira ibyo rero byakosorwa hanyuma ikindi cyari iki iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo ni nk'ibya plastique wari uvuze imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi bituzuye bikangiza ni ukutabikurikirana kandi nitwe bigomba kuba biturukaho kuko ari ugiye gukora umuhanda umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde ni twebwe dushaka imihanda niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi ikibazo ni icyacu niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure bakamwishyura akagenda batabikoze
ni twebwe ntabwo ari abakora umuhanda ngo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe kuko ibyo byombi nashaka ku hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika umuhanda Kigali Bugesera abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura abaturage basabwa kuhimurwa leta batangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yareruye amazi agera mu gishanga icyo kigomba gukosorwa byo nabyo byanze bikunze